mada rimwe na rimwe tujye twicara tunaganire urumva nibyo bikomeza umuryango kubera ko umuryango utaganiriye nawe urumva icyo waba uri cyo nabyabaye agatsiko k'abantu ntabwo biba bikiri umuryango ubwo rero umwana wawe wabyaye harya bamwita nduyu mwana wawe uyu nguyu shidikanyaho hari uwo nshidikanyaho uyu nguyu umaze igihe umwita Keyizi ese ubundi Keyizi byavuye he ubundi ngiye ko nari naramwise Fred yaje kwitwa Keyizi buri icyo nabyo nacyo ni ikibazo reka iyo abana bakuze bihimbira amazina iyo bakuze bihimbira amazina ariko ntibakihimbira uburyo bwo kubaho aracyabi wanje ashoboye kwihimbira izina yabo gusura murambirwa kakari nakaruko murambirwa ariko nanabivuze ntabwo naba mbeshye umwana ugize imyaka 27 mada ikibazo nyamukuru bundi ni iki icyo cyo kwibana cyo mbona atanabitekereza n'umugore mbona azamutuzanira ese ubundi ubitekereza iki buriya bintu we washatse ufite imyaka igahe wanshatse ufite ingana ariko ntabwo agomba kugera mu ntabwo turi guhangana ntabwo agomba kugera ikintu cyane iyo bavuze ngo imfura igenda nka se ariko nuko kera kubera kwandika byari bigoye bandikaga amagambo make ariko basobanuye byinshi imfura igenda nka se mu byiza ibyo barabyibagiwe ibihe byiza se wakoze urumva ntabwo nari kushaka afite itarani ngo nawe nicyo agamije nyine kandi imfura igenda nka se ubwo rero umwana wawe mba mbona ejo n'ejo bundi azaba yambaye imikororombya amabara y'imikororombya kubera ko umunsi umuntu ugize imyaka 20 nta nuramubeshyera ese ubundi uriya mwana buriya arabyara we ahubwo uzajya atera inda atarajya gushaka umugore nahize ngo atarageza igihe dore nuko nibyo mwitwaza atarashaka umugore nyine umugore rero umushaka ufite icyo witwaje abagore b'iki gihe baracyapfa kuza gutya bisaba umutambika ikintu azagikurikira umva yakora ikosa ryo gutera inda aba ni wabo munyumvire ngo gukora ikosa ngo gutera inda ni ikosa ubwo bivuze ngo kuba yaravutse ni ikosa ese washaka byaro n'umwana bamutuzanira ubundi nzi ibi byose ahantu biva uzi ibi byose ahantu biba biva mada umwana arakubwira ngo ngiye gushaka akazi ngo ako kareke gahemba abana b'abahungu none yumvira nyina wagira ngo se ntabahari ubundi ko mba mbona ibintu byose agendera ku mategeko yawe nje ndahankora iki muzambwire rero ngende nshaka ahandi hantu nibera rero madamu ibintu no kugendana gutyo uriya mwana ahageze ahangaha ni ukumubwira ko dushaka umwuzukuru noneho njyewe nta n'uwo bamubeshye wamushakiye umugore ndamushakira kandi ari wo wagakwiye gushaka abantu biganye bari mu rungano nta mwana nshaka utavuye ku mugore babana nta mwana ushaka wabyaye umwana umwe we n'umwana muto ibyo byaba agasuzuguro mwabikorera iwanjye musohoke hano mumbwire ibintu murimo madame Nasoni reba uyu nguyu nda wagira ngo ni igikeri bagongeye mu muhanda ukifata ukaza mu rugo rwanjye ukaza guca inyuma madame ko wa mugabo we nawe rero umugabo niso ujya mu maguru ya nyoko nagukubita bakwire kurumva ariko wewe nubwo uri kubifata gutyo ntabwo ariko byagenze si urimo kwambara gashirira amenyo shirishira mu mashuka ni gute wifata ugaca inyuma umugabo wawe none agasuzuguraho mukagira ikinenga kamere ukabikora mu rugo rwanjye ubonye udufasha turi kubikora ni ngombwa musange baguparamiye kugira ngo ubyumve neza ko wacinye ntabwo ari cyo twe turi gukora urumva ngende umuterapiste ujyanye kuganiriza abantu b'abadamu iyo baganiriza ukuramo imyenda ino nzu yanyu nta na AC bamo imyaka nyimazemo ko ntarashyuha wowe ufite ibinure bingana iki ku buryo iki kirere turimo iyi mbeho ihari ariko nuko tutanganye mu byibu urumva abantu babyibushye gashirame ibyo bintu urimo kumamagara wamburanye iki ku buryo ufata umugabo ukamuhamagara akaza mu rugo rwanyu nimba uri n'umuterapiste sibyo abo baganga umuntu aganiriza umugabo we ukamubwira ati ndashaka umuganga ufite ibibazo bimeze gutya na gutya ukaza umuntu abizi kuko mbona warakaye usanze turi kubikora none usanze irimo usanze isanzure humura usanze nk'umugore wawe noneho ari mu kubikora bya nyabyo ngo byagenda bite aravuze ngo usanze umukwe ntabwo ari ibyo urumva wabigeze ahubwo urumva ko ari ufite ikibazo urumva n'umugore utangiye kumuhamagara mu mazina ye nyakuri n'amahamagara sindaya indaya yande ni indaya yawe kuko uri umugabo wumva indaya ndajya mumanze nkubwiye ngo umugabo yaje gukora iki mu rugo rwa inabizi mwasanga mwambaye ubusa ntabwo ari ubusa ariko ntago byabaye mfite ikiganiro gica kuri televiziyo gikora ibintu bijyanye n'ingo z'abantu hanyuma twatekereje uburyo twazajya dusura ingo z'abantu bafite ukuntu babanye vuba noneho tugashaka uburyo twazabakora surprise zituma urugo rwabo twarufilima noneho iyo surprise yaba tukabyerekana hanze twerekana ukuntu ingo zibanye neza mu by'ukuri twari turi muri ibyo ngibyo wasanze ari kumbwira ati mugabo wanjye akunda kwicara muri iyi ntebe mu cyumba akunda kuryama ntabwo nigeze menya izina ryawe kwitwa njye nitwa Patino icyo kiganiro gica kuri televiziyo na rabero y'umugore wanjye ku munwa wawe ndashaka iyo iyi rabero ukuntu yagiyeho
mu myaka 30 abana b'abahungu barashaka ku myaka 27 ibyo afite bintu rero ni ugukomeza no kumudindiza Mubwire akumva wenda- aracyari muto erega iyo yumva nyina akita se sheri ibyo bintu ntabwo bikwiye urabona imyaka dufite ariyo kwitana ba sheri akoze oye ujye umpamagara ngo we we ni ukuvuga ngo isuku iri kwihuta dukeneye gukora ibintu byunguka kurusha ibintu byo kwitana ngo sheri ibyo bintu nibyo bituma akigira ngo nawe ari umwana aravuga ati mama wanjye niba akiri urungano ubu nanjye ndi umwana kandi ageze muri 20 n'ingano akoze sheri ubu tuvugana bamukuye muri yo ntukanyumve none ubwo urumva ari kubura iki nuko rega kera bajyaga babibeshya ngo umugabo nubwo yagira imyaka 100 ngo atera inda ariko kuri iki gihe bitewe n'imirire mibi umuntu abatunzwe n'ubusipesiyale Ubundi umugore- agashyiramo byeri umugabo ku myaka 50 ntabwo abakibyara umugore azamutungisha hari umugore musabye urashaka umwana erega kubyara umwana si itegeko kumurera hamo amuzane umureri ujye si ngombwa pfa kuba hari umwana iyo yageze ku isi imana yamuguhaye ibizi uko azaba ntambabarira rwose azabanza ashaka umugore okay mata rero ndumva tutari kubihuza kandi njye nagushatse nk'umufasha uzajya wunganira ibintu ntekereje ariko niba utari kubyunganira ndumva ntacyo kimariye n'umwana ese twabyaye undi ko numva nimba ari umwana ikibazo kiri hano ni umwana tumubyare nawe ese umwana n'umwuzukuru urumva ari kuki utumva arapfuye se azaba abyara kandi ikindi ni ukwagura umuryango ejo n'ejo bundi hagize n'ikintu kimwe urumva umwuzukuru ahita akurikira umwuzukuruza nshaka ko nzanambuka ahantu abantu bakanyuba bakavuga turiya mugabo afite umwuzukuru ntabwo naba mfite umwana w'imyaka 27 nta mwuzukuru umuzane nyine tumwicaje se tubimubwireho niwe kangahe ariko amatwi maze kubimubwira kangahe mwagize radiyo kugenda nsubiramo sheri reka nkubwire nawe umubwira nabi uje nk'umutegeko kunyita ibyo bintu bya sheri ubu abyumva umva we aho nakwitaba rwose n'amatwi yombi byose nakumva umva nkubwire mbwira ndakumva mubwire neza n'umwana akumve apana bimwe byo kumukangamira byo abagabo wagira ngo uzi ikintu yuko murera ubundi uzi ikintu gikurikiye hari ibintu byaje bavuga ngo byo gutera umuntu inanga uriya mwana nzamucunga yiroteyeho nzi ufate Casey uzende wari we wese n'indaya si bibiri ukabyara uzi ukuntu ziba zishaka Casey nta nubwo nakigozana umuhungu wawe Casey ugenda wabyumvishe ko iyo uhamagaye ariko yita ibi nabyo ni ikibazo ndamukubita urushyi iyo rabero y'umugore wanjye iri ku munwa wawe yagiye hita iyi rabero ni umugore wanjye kuko nanjye nayivanye mu rugo kuko urumva rabero zirasa kandi amaduka zicuruza yose urumva yaba yagezeho guterega nta kintu mfite umugore uko tuvuye mu magambo urimo kuvuga urumva erega uyu mugore ntabwo ari ubwa mbere yaba asomwe urumva nanjye njya musoma iyo byagize gutya bigashoka umuntu aba yamukombye ni bigaragara hanyuma nawe rero iyo rabero ntabwo ntabwo umugore wawe twigeze rwose ibyo bintu by'ubusambanyi ntabyo urumva kuko nta n'ikintu igeze akuramo hanyuma nimukaraye izina ry'Imana mu bintu by'amafuti ko muzajya n'ikuzimu muzashya oya namubaza umugore wawe gutya rwose gutya umubona ariko yari yambaye ako nawe ibyo bintu byo kwambara ishanga hanyuma rero reka mbabwize ukuri umuntu azaba yicumuye agira ngo ibintu byo gukara reka mbabwize ukuri urumva bitibuye mu mutwe no kwirega umurambo wawe nkawukurura nkawutwara kuri polisi bakamfunga imyaka iwanye n'icyaha n'abankozi wowe rero nta kintu mwakoze wa mukombyi wamunyoye amacanzu ariko wavuze ko witwa Patino ubwa mbere ngiye kwica umuntu ariko njyewe wenda mureke kugira ngo mushobora kunyica nabyemera ko umfatiye mu ikosa ariko nabyo nta n'ibyo nakoze utangiye kujya ku murongo turebe mu buryo bw'inyungu ese uramutse unyishe nibyo bazakora ikiganiro cyanjye televiziyo kuko se wazatunga umugore wanjye n'abana banjye ubwo mu nyungu zanjye icyo kiganiro cyo kiranyungura iki urumva kibereho gufasha abadamu n'abagabo bafite ukuntu babanye neza hanyuma mu mubano mwiza ni uguca inyuma ingo z'abandi kugira ngo erega ntabwo twabikoze yambwira uranga cyangwa wemere mwarimo mujya kubikora ndagukubitiriwe wowe mwirega Patino ni wowe uri bunsubize mwarimu ugiye usambanya umugore wanjye egoya reka misobanuro n'ubundi umugore wawe yari yambwiye ngo ntabwo uri inama mugiye gufata umwanzuro oya nta nubwo twe tugiye gufata umwanzuro ubwo mwarimu ugiye kubisoje amakosa nayo iwanyu urahibuka naho mvimbere ubu ngubu ntarakwicara gukubita ugasanga ndafunzwe umugore barabihujije ukuvuye aha nazikora mu ibi ni byo bibazo gushaka umugore ugasanga umugore ntabwo anyurwa ugasanga umugore yabaye ikibazo muri rubanda igenda muhamagare ko atitabye akitaba uhamagara niko sha ntabwo ukitaba se watangiye guhamagara umwana wamugize ibiki
nari nguhamagaye kandi gutera imyenda ipasi utuntu ari gukora ibyo yagakwiye kuba akora ntabikora ahubwo ngo ari mu gutera ipasi ibyo si ibyanyu None ubu se no gutera ipasi ni ikibazo ni ikibazo Keizi umaze kugira imyaka 20 n'ingahe iyo wibuka ubwo urumva hari niyo ejo bundi mu kwa gatatu nzuza 28 wabyumvishe navuga n'irindi sina nakibyibuka kubera ko imyaka n'imibare nakibari kandi Keizi ujye wibuka ko madamu ujye wibuka ko Keizi twagiye kumwandikisha hashize imyaka 3 tumubyaye kuko nari narabyibagiye ubundi ujya kubyana n'inzi kazaza gakobwa ufite ingahe urabyumva n'imyaka abana bose nuko ariko ubundi ugira shit bijyamo kubizi ko muri korale uba muri korale bijyamo ngo ntago bakibita she ese muri korale ntabashira abakobwa mada wibaza ko kuri iki gihe babita ba best ugira best ubwo niwe sheri niko nabyumvisha mwamumboneye se uramugira se baba yari kuze bari abakobwa ko utamukoraho kutaramubwira n'ijambo kandi nawe urabizi mwihorera hano ngo ntiwamukoraho none se ukumva abakobwa babereye iki wowe ubonye umukobwa wumva Imana yaramuremeye mwese nimba mbonye umukobwa bigenda mufate moterete bigenda ute wabyumvisha badareka none se ntabwo uzashaka uza ahantu umuntu acungira mada niwo uyu muhungu warakumvira akora iki cyose mu gitondo cya kare na saa 12 uzagenda ufata agashuka worosoreho umucunge neza urebe nibanditse rimwe kubera ko nibitaba ibi ngibi aba nibo bahinduka batinganya niko shaka ndashaka umwana mu gihe kitarenze ukwezi kumwe ukaza unyereka rwa rumuza bashyiraho kwezi senge urumva nzaba ndihene se ngo nzaba nambonye oye ntago mvuze ngo abavutse oye ntago mvuze ngo abavutse nibura uzunyereke ibisubizo byo kwa muganga vuga ati umukobwa yipimye none se umwana no wiki umwana marikisi wabyumbi noneho kubera ko ntacyo amaze yibwira ko nabandi ntacyo bamaze ibi ngibi nabyo ni ikibazo none se mwicarane ubimwumvishe niba wumva rata utari tayari je nanga kuganira n'umuntu utumvira utari tayari ugenda ubitekerezeho ako kugenda ndagashyigikira agende ava usavangaje agende kubitekerezaho ndajya viye kubizi kuri mwihorere urajyaye ntabwo yakubyaye ariko imyaka ufite nyine niyo gutekereza ku bintu iyi myaka 28 27 ni imyaka n'umwe patro ko ngiye nkubwije ukuri waretse nkigendera ko nkubwije ukuri kari byo washaka ngo patro nibi rero ntabwo sinzongera ibi ni kwa kundi umugabo yigira intare mu rugo ariko nta kibazo nk'umura patino witwa patino wari waje kuvuza mupuri sasa rero ibyo wakoze byose reka mbyirengagize sibyo nese ariko nizere ko utari bungiriye uyu ntabwo ndakugira nabi dupfiki uyu mugore yamaze kumfata inshuro izi ebyiri mucinya ubu nanjye baye iya mbere bivuze ngo uri kwihimura ubu ni ukwihimura ukuntu ugiye kugenda rero ugiye gusaba nzi ko byakurakaje oya birandakaze se none ukuntu ugiye kugenda wowe ngiye wuhadiwe uzagaruke bwa kabiri ariko umugore we numvisha atameze na neza sinzi we harabura iki mu bagore mwahuye wenda kugira ngo umuntu amenye sinzi wenda ushobora kuwutegura nabi ariko nta kibazo mugiye dukira utangiye kungaya se oya ugiye kuvuga ibigori byawe byararumye umva rero icyo mushakira ariko nizere ko utari bungire nabi ibyo ngibyo byavuyeho umva gahunda ndashaka yuko mufata inshuro ebyiri nshinyuma n'ingiyi ibayemo kugira ngo muhuze inshuro umujene uhita ubyumva yajyaga nyurira ngo wose ko wirirwa mu bagore ubu ngubu ufashe rimwe bwa kabiri ndashaka yuko uzagaruka nabwo ukandabura kugira ngo bibe kimwe kuri kimwe cyangwa rero ibyo bintu birahita bijya mu mafaranga tugiye kubigira business uko urumva kandi turajya no kwa noteri tubisinye yuko unumfatana n'umugore wawe ntacyo uzantwara ariko bya kabiri rimwe kabiri ahubwo tuvugana amafaranga sasa rero nawe niba ushaka amafaranga ndashaka ibimenyetso simusiga njye n'umugore wawe umva tuzabanze nzabanza mukure massage fata ka video rwihishwa body to body fata ka video rwihishwa muri cya gihe noneho igikorwa cya kigeze hagati nzajya mfata na selfie gutya ninjye uzagenda binabikohereza akaboro urakazi kanose kanone kabisa noneho by'imwariko icyo uzakora ntabwo nshaka agakingirizo ndashaka yuko ndakara mfite naho mpera ndakara
akumanuka kizimbabwe hajemo ikibazo cy'umwana se ubwo urumva uwo mwana wo mwahise ikinini iki cya gitanu mu mafaranga nzaguha uzamukubita ikinini ngahe twumvikane umugore wawe kumufata hari akabisa nkagurisa ibimenyetso byose namutunganyije hari akabisa meze nk'uri gutegura mire ni ibintu byoroheje hari nzahita mbikora ni aferi yoroshye tuvuge twumvikane ngo nangaye kuko urabona uriya mugore wawe nawe bitewe n'ukuntu anumvisha afitemo akantu k'ubukatsi ntabwo napfa gukorera ku mafaranga make ubukatsi umuntu yaguye mu cyobo nose muca inyuma ko njye ntabizi 31 nakubwiye ko ari 3 twibagiwe iyi myaka ni imyaka yo kureba yo gutangira kwegera ababyeyi urumva ukareba urugero bagezeho ugatangira kubigiraho aribo twumva mu makuru ngo ya TV1 ngo bafashe ba nyina ngibiki kwegera ababyeyi nyoko imyaka mu maranye ntabwo ihagije urucyamwigiramo umva mubwireke yizi no kuvuga ngo hari ibintu bakora urumva hari ibintu bita gusambana sinzi tujye tuganira sibyo tuba dukuze twese ntago ngiye kubwira ibintu urumva hari ibintu bita gusambana nibyo byatumye uvamo urumva gusambana ntago ari icyaha ahubwo gusambana n'igihe uryamanye n'indaya genda ari indaya urumva ntabwo ari indaya ariko mu by'ukuri ntabwo twitwara kuryamana ikibazo reka nibyo bitarata kuryamana sinzi niba wari wabigiye wari ubonye uyigura nayikwishyura reka urumva ibintu birababaje pe ibi nawe uratebye rero ko mbabwira ikintu ubu se nk'ubu ngubu ko tujye urabona turi umuryango utari mugari nk'ubu ngubu tugiye nko mu modoka tugakora nk'impanuka twese tugapfa hasigara njya kuba reka nkubwire njye ntabwo nafiteho kubyara ahubwo ikintu cyiza mwakoremo mu kintu undi mwana mwamubyara mwese ngo ntabwo mukibyara hari n'igihe umuntu ahabwa umwana akavuga ntukure mu nzira akabura ikimutangira kuko avuga ati hari umwana afite ariko nta wundi isekeza uba muzashaka kumenya 35 akanya batabujyana mu bintu nta n'ijana bahita tujye gushaka rega je ikintu nakomoje nicyo kubyara ibyo gushaka sinzi umuntu uri kubigwasha ndabyara umwana rero ari mubyara tuzamurera ushobora kuba warashatse byoroshye iki gihe biragoye ntabwo byari byoroshye witonde ahantu hari uwakwanze se ubundi kubera ko nta mafaranga ufite none sinda ntiwitera bakayikuramo oyi izavemo ariko nayo yinyereke noneho umuntu ko uzankuriramo inda wamuteye ubona we nzamureka kuko nibyemewe noneho rero iyo mwiherereye muri kuganira njye numva mugera ku bintu bizima menya ari uko sinzi icyo dupfa we n'umuhungu wawe mugende muganire mubinoze mumbwire itariki ni nimba mumushaka umuntu yanamushaka nahise ubwo umwana yateje nta kibazo kasi wumva se turebe nta kibazo uwo mwana ni pasi muganirize hari ukuntu wikuba muri vedanje ukajya kuyunyuguza aisha wawe ni ibindi bintu ako ntacyo nyikira ntumuvuge nabi namwiza nyine uburyo agaragarira n'imbere ntabwo imana yaguha byose guma intunga hanyuma wumva wazamukira muri angahe kandi ntabwo wifuza kuko wenda nanjye tuzatwanishimanye wenda wamanga inote nk'iyasenyese ibyo bimenyetso rega n'ubujyana no mu rukiko bishobora no kunkurikira hanyuma se kandi no mafoto nzafata ntabwo isura yanjye izajya nzajya mfatira hano hanyuma se izo sengisa nuko ugiye gukwa nifata rembo hakabagabo bidana n'umwe ugize wabonye umuntu akubabara ugira ngo umujinya wabo hanashize rega n'ibingi umuntu amahirwe akigira uyadabizi ukamukubita ugasanga bagufunze bakuziza ukuri urasaba sengisa kumanya ko urasaba sengisa kuko byagenze bita ugiye kurongora umugore mbese kurongora ababandi kandi muri business umuntu yirinda kuzamura imijinya ndaguhijana kandi ntutuma amafaranga ako uziko umugore wamfashe ndi kumufata amafoto nk'ayo ngayo rwihishwa cyangwa amavideo ni burundu ndamuzi aba yahumirije uriya mugore umukora ku imbere agatangira oh my god azayivuga kure icyo mubwira nyine wowe uzi inote ya tuwose inote ya 300 ngiye ibimenyetso byose erega nicyo kibazo wewe wasanywe n'umugore ikibazo cyane ukuri kubitekereza mu buryo ngo bw'umugore wango tugiye gusambana wibibara gutyo bibara nk'undi mu kazi ngiye gukora akazi kinyamwuga asugira ngo se hari abandi badamu n'ubundi njya ntanga ibimenyetso gutyo kugira ngo n'ubwa mbere nawe ngiye gukora ako kazi nabibonye na confidence ufite ntabwo uri umuntu ukijya mu mwuga wo gusambana mva muri gahunda kwihangira umurimo mwakabaye nk'uwadesi sibyo ariko ndaguha igihe 5 senkani tuzayasindira turimo kureba aya mavideo reka tukamwereke noneho ngiyemo inote ya desi nguha ibimenyetso ariko uzanyemera ngaruka n'ubwa gatatu ukuri byumva ko utako kantu wavugaga ngo ni bw'umuntu none urashaka ubwa gatatu bivuze kugira ngo nyine ubwa gatatu nuzuzanyishyura nzakwishyura iryitanu duhurizemo hagati okay none ngewe ngiye kwigendera gushaka undi muntu uzaza gukora ku kazi ubwa gatatu uzabona amaro kanje ubwa gatatu nzirengagiza umuvuzi ahubwo se mbashyiraho n'ayakamoto dore
bro yari yambwiye ngo niba ubuze kuyampa none wamwirukanye se ndataha make make shyiramo nyandikira mite ngaho genda narakaye ni bitatu ariko nyine kuvuga hanyuma wowe Jessica uko biri kose Jessica uyu mugore nzamukubitana namwicaho bigeze Bavide bimeze bite se ikusigaye warabuze ni kwa kundi umuntu aba yirukanka kuri aka gasi kugira ngo abone uko arya abone nuko yishyura inzu y'abandi mu bintu by'ibyaha mu minsi ukazagaragara bakuza umuyobo buriya ndi mu nshuti uzajya unavuga ati uriya ni mumusanga mu cyaha muzavuge ngo bamubeshye buriya ndi inyangamugayo mu gihe ibimenyetso bihari ibimenyetso buriya rero hari n'abagenda babashizeho ibimenyetso ntabwo navuga ngo rumwe hari akantu nagira ngo mubwireho gatoya wenda ushobora no kuba ujya ubibona wa mukobwa wanjye uramuzi yawe uramwana urimo kubyiruka rwose uramwana hazanaba n'umuyobozi kukurusha uzasanga ari nka meya abasore bari hanze aha rero bari kumugenda runono urwego bamaze kumusambanya ariko uru rubyiruko rw'iyi minsi bwo nta wundi mushinga bafite burayi wa mwana wanjye w'umukobwa uzi bamusambanyije ariko aba bahungu bari no hanze hano namuwe bagira uriya mwana w'umukobwa ateye muwe rero umusore umureba bakamusambanya namuwe nanjye nicyo kirimo kukunera agahinda hanyuma se buriya yari yuzuye imyaka y'ubukorera yarayujuje se ntabwo mbijyamo yamigi ko yaba ari we wifatiye umwanzuro ntabwo nabyita ko yasambanyijwe ko yaba ari amahitamo ye ahubwo kubera imyaka mike bamufatiye kandi bari abana rero bagenda n'ibiguruka usanga bamubwiye ngo vuye dusangire agafanta bakamushyira mu ntuza bakamushyiramo biriya byuma ugasanga ari isanzwe bari baragushyize ariko buriya wabonye ko imana yanjye ikora uburyo ndengana mba ndengana umuyobozi none si ubwo ngubwo umukobwa wawe ameze ate ese baramuhohoteye cyane ameze ko ntameze neza kuko urumva kumuhohotera nkagera aho mbimenya nuko byamugizeho n'ingaruka mwaje gufata se ba nyiri kubikora ariko mfashe ndi gushaka rero abo nibo ndi gushaka ikibazo ni ukubyara umwana w'umukobwa ukamubyara muri izi mbwebwe ziri ahangaha hanze zirongora wagira ngo ni isazi namwe murimo wambwira ikintu gituma udashaka njyewe ni ubushobozi buriya mbonye ubushobozi se gushaka umugore bisaba ubushobozi nimba cyo gufata irembo bakagusaba miliyoni ubu ko biri miliyoni 10 ayo mafaranga ni make bose babasabye ayo miliyoni ariko abakobwa b'iyi minsi bihagazeho kandi none bihagararaho kubera ibyo mubasukisha nyine nimba umushutse ngo tugende tuguraka ukakamugurira nabyo ni ukuri iyo umubwiye kujya mu rugo aravuga ngo twa tuntu ndabona uhombye akaguma aho ngaho ategereje mwebwe muza kumushukashuka dukozeho tugenda rero ibyo rero ugiye kubakora ubura mukobwa wanjye umujinya bigiye kuntinya mbabazi nzongera kubagira ariko ntuzakire buriya nawe aho uzafatirwa umuyobo humura ntabwo nzigera abasore mwese muri bamwe ntabwo nzigera njya gukubaganira umukobwa kandi n'abamukubaganiye ari bishoboka ntabwo ureka uwanjye hano nyuma wamuturanye cyangwa runaka mbabaza n'indangamuntu njyewe umukobwa tuganira yanyeretse icyangombwa mbona ko afite imyaka 22 kuzamura hanyuma rero nabigenza gute kugira ngo uwo muntu umubone kuko we ntashaka kumuvuga uri mu buryo bwo gushaka abamusambanyije cyane ko nzi ko nawe hari udukundi najyaga mbasangamo ushobora kubuza inshuti ze bashobora kuba harimo birashoboka ahubwo rero umuyobozi buriya igihugu dutuyemo hari uburyo batwigisha kwishakamo ibisubizo yewe n'ikintu n'amakuru ugiye gutanga ugashaka uburyo uyabyazamo inyungu waba ufite ikirimo gutekereza ku muntu uzagufasha kubashaka kugira ngo ndebe nimba nakora ku nsinga tugashakisha twese muri rusange kugira ngo umuntu we waza umbwira ngo dore ni runaka wakoze bari byo namukora mu ntoki gukora mu ntoki buriya nabyo hari intoki wavuga umubare w'intoki tukamenya ngo wenda ni gutya na gutya na gutya ubwo tukamenya intoki mvuga nagira akantu runaka muha ntabwo ari ukumukora mu ntoki by'ikiganza ahubwo wowe urashaka kangana gato urumva mfite abasore twahuza imbaraga tukabashaka ariko urumva nta mafaranga atakoranye ngo ntabwo muzi kuko ndabizi ushobora gusanga naho byabereye uhazi uriya umwana w'umukobwa ni inshuti yanjye ntabwo wamuhemukira ngo njyewe ndeke
no kuba yaranze kubivuga baramuryohereje abana b'iki gihe baramuryohereje baramukomerekeje kumukomeretsa reka ni isugi yose baramuryohereje hano se nimba adashaka kubivuga kugira ngo ntiyabyishimiye ariko ibyo tubyirengagize umusore w'inshuti waba waruzi nini akunda guhorana aho rero ndatangira no kubivuga mvuga nti hari amafaranga nzi tuzakorera angahe rero nk'abasore tuzakorana rero tuzaduha 70 tugushakira uwo muhungu tumukuzanire Mavid umva nkubwira icyo ngusaba wowe umbwire gusa ngo nuyu untungire agatoki gusa cyase ugenda umunyereka niyo wambwira amazina ye na adresse yahahereye ibindi nomero zawe ndazifite reka ngene mbacemo abahungu bafite amakuru ibindi uzabimbaza kandi bunkoze mu ntoki genda ibimenyetso bitarasibangana Yes. Muraho neza. Na mahoro se. Ntaye mahoro hari ntaye. Yatso umeze ute? Ndaho uranzi. Nje rero ndahana kuzi. Urumva nje hano mu rugo ntazi na nyiraro. Reka mbwira umuzamu abe hafi nduvuga nabi. Ugiye guhamagara umuzamu. Kado. Nanjye mamagara abantu nzanye. Bafi. Mamagara abantu nzanye. Ntuje kuntera se wibuka ko ndi mu rugo mbe nishinganishije kuri rimwe kabiri Nyakso yego aho wishinganisha wasanga ari giye uhashingana ariko ibi nitera bwo banzu nyumve witwa nde uragenzwa n'iki namakuru ariko ntega amatwi nyine ntuteze amatwi wasita mwese ubwo ubundi waransitaje ntabwo ari gusa cyagenda bite se kandi ndi umuyobozi nitwa Foneke sibyo akuri umuyobozi he uyoboye iki uyoboye abaturage nyine mu ruhe rwego urwego rwo kurwanya inkozi z'ibibi oye ndavuga mu ruhe rwego nako isibo akagari mudugudu kugira ngo akarere ni kuyoboye yihanganire ntabwo nabamenye niba nabakiriye nabi oya n'ubundi umuco wawe ugaragarira kuri buri wese ko ntabwo ugomba kwakira umuntu neza kubera uwo ari we ikibazo cy'ise shaho uko wumva ikibazo cy'umuyobozi kubanza wumva ikibazo gihari ufite umuhungu w'umusore yego ndamufite umusore rwose yagize amakosa rero akora anira umwana Kaizi umuhungu ni umugabo ahubwo nibyo nahoze mubwira narayimubwiye ngo nta kibazo kumva ikibazo cyihese abana niba barakundanye bagashaka Kaizi noneho hagize gutya aranyita ubundi yitaba nyina hari karibu numvisha asoje ubutumwa sha uri umuntu w'umugabo nyuma nanyu mubinyayemo urakoze cyane rwose ubu ngubu akuzukuru ngiye kukabona dore se w'umwana ngo bya bindi niwe bitwa Kaizi uyu niwe mukwe wawe ahubwo ubwo ngubwo abagabo nk'aba iyo mvishe umuntu yateye umukobwa n'umukwe rero niba yagendeye iki cyawe umuyobozi ko nzi ko uri umuntu ujijutse ubwo ngubwo muyobozi ushyigikiye ko umwana akuramo inda byaba ari ikibazo uwo mukobwa ikintu nahise nkora buri ukimara kumbwira cyane yagahunda naragiye nanjye imbaraga zose ibyo nta kibazo rwose ibintu byose ubona narabifashe n'ibinini izo ni impanga twumvikane muri kubyina ahantu hapfuye umuntu mutazi kandi ari mwe mwapfuye hapfuye umuntu ntabwo tugiye dupfisha mugabanye kwidagadura cyane ikibazo se ni iki abagabo nk'abo aho mwishimiye niho mbabaye wa mugabo turi kumvikana uyu mwana ushobora kumureba gutyo ukabona ni ingege ariko turishoboye umwana we tuzamukwa n'ubu ngubu ubukwe nidushaka tubushyire mu kwezi gutaha tuzamukwa urishoboye narabibonye avi wawe neza banza unyumve ikibazo gihari ndakumva cyane gutera inda si ikibazo ikibazo ni ukumurera banza wumve gutera inda si ikibazo kuba wambera umukwe si ikibazo ikibazo ni ugusambanya umwana utujuje imyaka umwana uwuhe mwana se tujuje imyaka y'ubukurere rero ntabwo njya amenya ngo ni iyihe mpamvu uvuga kuko hari umwana usanga afite 15 ariko akuze kurusha nk'uwa 25 imyaka y'ubukure ni iyihe imyaka ni imyaka 18 18 gusambanya uretse banzu ufite 31 ntabwo ajya gusambanya banzu nyumve nyine gusambanya umwana simwiganye umwana mwajya mwiganye mwiganye wamurihiye mu kihe kiguzi sorry ntabwo nabyibukaga bihenze biba bihenze ku rwego rwa Greenhills oya urumva kubera kwica banzu nyumva ikibazo gihari sasa kumusambanya ni icyaha kimwe kumutera inda ni ikindi cyaha sibyo kuba tujuje imyaka afite imyaka 15 sibyo ntitaye ko ari umwana wanjye nk'umuyobozi
n'undi mwana ari we wese wakora ibyo bintu ariko urumva ibyo bintu ndumva Ari okay simbishyigikiye Ntabwo ari ariko harimo ngombwa. akantu kavuga ngo umwana abyaye undi urumva byahita byora ko umwana yarera undi ariko ibyo uri koroshya rero. basimbishyigikiye Mu rukiko nabwo uzaba basimbishyigiye ntabwo bishyigikiye iki nagitumye gutera inda sinzi niba cyarabyumvishe ariko Jewe warambwiye Twumvikane, banza umuyobozi yarambwiye ibyo yakubwiye si ntabyo nzi uzabisobanura mu rukiko uranza nkabwisobanura mbere yuko nagera mu banza rukiko untege amatwi nanjye gusobanura umuyobozi amatwi icyaha cya mbere cyo gusambanya umwana ni imyaka 25 nabwiwe iyo ugeretseho kumutera inda ni indi myaka ndaje gato tuvuga bivuze ngo ni burundu oya nta kibazo none se sha niba umuntu akubwiye ngo tera ibishyimbo ntabwo ibishyimbo bitera muri beto cyangwa ibishyimbo ibyo wakoze warabikoze ni nayo mpamvu ugiye kubona ingaruka zawe iyo ukoze ibintu haba ingaruka ziri positive n'iziri negative ishe bakubure banjyane ubwenge bwari bwiza ninjye wakubyaye uragira ngo ku myaka 30 yawe n'umwe ushaka kurusha umusaza ubwenge ati nguhishe umuyobozi azakubura ahita ambaza ati umwana wawe ari ahubwo reka nze nkinga hakiri kare utanatekereza no kwiruka dore twirukanze sinagusiga reka nkinge umuyobozi